guterana kuwa gatandatu ukuvuga ngo isandatu. Imana iramanuka ibimana yawe kugutame nukunda gukiranuka byabindi byose kuko ubwami bw'Imana bamaze kubwakira n'ibindi byose irabiguhana nabyo. Imana yacishimwe cyane kuko rero ngo wakunze gukiranuka ukanga iki aka kantu ntabwo murimo kukumva ngo nicyo gituma Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima ikakurutisha abagenzi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mwakomeye iyo Mana makire.
umugisha abaririmbyi mumaze kuturirimbira mwese, yaba korali ijwi ry'Imana, yaba korali ya Nibature. Reka tubatunge ibiganza tubasabire umugisha, Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Reka twakiriye korali ijwi ry'Imana, abajejuru badusuhuze kandi dushimira Imana, tuyikomera amashyi. Namwe murambura ibiganza dusuhuzanye mu izina rya Yesu Kristo. Gatatu. Mwakoze kuzindukira mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana ni heza. Twakiriye abadiyakoni mwagize umugisha wo kuboneka mu nzu y'Imana. Abadiyakoni mwagize umugisha wo kuboneka, Imana ibahe umugisha. Reka turambuye ibiganza dusuhuzanye mu izina rya Yesu. Gatatu. Abakozi b'Imana, Imana ibahe umugisha. Bakoze kuzindukira mu nzu y'Imana, Imana yacu ishimwe. Twakiriye abafatanyabikorwa ba Nibature ndetse n'abahetsi, mwagize umugisha wo kubana natwe muri iri teraniro, mukaba mwazindukiye mu nzu y'Imana. Mujyejuru musuhuze iteraniro mu izina rya Yesu Kristo. Yego, murambuye ibiganza. Gatatu. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Mwakoze kuboneka mu nzu y'Imana. Twakiriye abana bato babukereye bazindutse baza mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana ni heza. Imana ibahe umugisha abana bato. Mujyejuru namwe musuhuze iteraniro mu izina rya Yesu Kristo. Murambure ibiganza muri amajwi yanyu. Gatatu. Haleluya. Amen. None gatatu. Haleluya. Amen. Abana bato mwazindutse mu nzu y'Imana, Imana ibahe umugisha. Ababyeyi mwabazanye namwe, Imana ibahe umugisha, kandi mukomeze gutoza abana batoya kuza mu nzu y'Imana. Bazarinda basaza batarava mu nzu y'Imana, bazakorera mu nzu y'Imana. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Reka twakire abashyitsi bari hagati mu iteraniro. Mwagize umugisha wo kuboneka muri iteraniro ryiza rya mu gitondo. Hari abaturutse kure, hari abararitswe dukunda abashyitsi. Reka batwibwire aho baturutse, amazina aho mwaturutse, yego, kugira ngo duterane tuziranye. Amen. Amen. Turamwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Yego. Amen. Yego, Imana ibahe umugisha. Yego. Haleluya. Amen. Yego. Amen. Yego, ndabona undi hariya. Amen. Turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ese nta bandi baturutse intora ngo tubakire? Bashiki bacu turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwicare mugubwe neza, hano ni iwanyu murabizi, twabahaye ikaze kandi dukomeje kubaha ikaze mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana ni heza, Imana ishimwe. Twakiriye abakozi b'Imana, tugize umugisha wo kubana nabo muri iki gitondo. Twakiriye Fista dusuhuze. Haleluya. Amen. Twakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yego, kumwe n'umushumba wacu urimo tuganiriza ijambo ry'Imana, Pastor Elias.
aragejuru adusuhuze. Haleluya, turamukaye. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kugira ngo adufashe atwakirire n'abariya yatuzaniye abatuzanira abashyitsi, reka muri rusange batwakirire. Haleluya, haleluya. Dusuhuzanye mu izina rya Yesu. Gatatu. Imana ibahe hamwe natwe, turabishimiye kandi turabakunda. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana yashimye kandi yagucyubahiro. Dukomeje gushimira Imana, ikomeje kuduha ibihe byiza hano Gasave. Imana yashimye kandi ibaza. Dukomeje kandi kuyishimira kuko ari umukozi w'umuhanga. Kuryama ni kimwe, gukanguka ni ikindi, ndetse no kuza muri niba tukabona imbaraga zigusunika kuza mu nzu y'Imana nabyo ni ikindi. Ndagira ngo mufashe rero dushimire Imana, tuzirikane Imana ituzinduye, yadukanguye ikatuzindura tukaba twageze mu nzu y'Imana turi bazima. Mumfashe tuyikomera amashyi y'ubwenge. Reka niba hari uwacu wifuje gushima Imana, tambuke ashima Imana. Niba hari uhari. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Nanjye ndashima Imana kuba twatangira niba turi hano ku Gasave, ndabyuka ngasanga moto irimo umwuka nta kibazo yagize, mu mbere Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yaratwambitse, Imana yabanye natwe turindira mu mujyi wa Kigali, akavura karabonetse karagwa. Dushimiye Imana ko imvura yabonetse. Twari badusenga tubwira Imana ngo tuzaduha imvura, tanga imvura mu gihugu, none imvura yarabonetse. Imana yacishimye. Nimwageje buriya tugashimira Imana, buri wese akibuka ibyo Imana yakoze mu ruhande rwe. Waba wari urwaye Imana ikagukiza, waba wararwaje abana, yewe waba umaze icyumweru cyose uza muri Nibature usa ukabona birakunze, nabyo ni ishimwe rikomeye. No kuba twabyutse tugakanguka tugasanga turi bazima, ni ishimwe. Imana yakoze imirimo ikomeye. Twakire perezida cyangwa se umuyobozi wa Alpha Karume, adushimirire Imana yo ikora imirimo n'ibitangaza. Umbe turagushimye Imana. Hallelujah.
nabwiye Imana ni Imana, uyu muntu wazindutse akaza yari mu basilamu akaba yakiriye agakiza, numfasha akagaruka zagushima. Nari byibagiwe Imana Haleluya. Amen. Nitukomere Imana yacu amashyi.
atuganirize ijambo ry'Imana. Pasiteri Elias ngo usanzwe aratuganiriza ijambo ry'Imana muri groupe Karumeli, bafite uburyo baba babipanze, baraza kudufasha muri uwo mwanya. Imana ishimwe. Reka baduterere ikorasi twese tujye ijuru duhimbaze Imana. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Abizera Imana, haleluya, haleluya. Imana yacishimwe cyane. Na bagenzi babo banguza. Haleluya, haleluya. Rero korari mbabwire bya bitero bibiri twasigaje by'ijana n'umunani. Icya gatatu n'icya kane. Ariko n'abatabizi ubwo babyungukiremo, ubwo icya mbere ntabwo bazi igihe twakirimbiye n'icya kabiri. Hari abazayoberwa igitero, ariko haleluya, haleluya. Ubwo rero icya gatatu n'icya kane twagiye. Genda umwimukira kandi ndakomeje mu rugendo rwanjye. Imana yacu nishimwe. 108 igitero cya gatatu n'icya kane, mugende mugereyo, korari zacu twihuse, namwe tuba twabafasha. Imana yacu ishimwe cyane. Mucuranzi twagiye. Kristo umwimukira ndakomeje urugendo rwanjye, ibiro mw'isi nayiyuye, nsigaye nifuza ibyo ijuru. Yewe
urugendo rwacu aravuze ngo ni umukristo ariko ikigeretse kuri ibyo ni umwimukira. Haleluya, haleluya. Ibyino mu isi ati ndabihinyuye sigaye nifuza. Haleluya. Muri iki gitondo mwongere mwifuza iby'iwacu mwe. Haleluya, haleluya. Muri iki gitondo ndagukumbuje wongere wifuza iby'iwacu mwe. Inkuru rero yogeyeho. Ejo abakatolike barampamagaye, ejo baransanze, ejo baransuye bati natwe turava hasi no gusezerana. Mushumba rero mwakomeye Imana amashyi mugakora. Mwe murimo kubirebera Gasabo ariko ibintu byageze kure. Byageze kure wongere ngo byageze kure. Imana yacu nishimwe kandi yabitwe. Ndagira ngo rero twangire twakire Papa Germaine ni umunyerunda kandi nanjye ndi umunyerunda nubwo mumufite nka Gasabo ariko ni umunyerunda mwimbere ni umunyerunda. Basuze. Haleluya. Amen. Ugani wo kumfasha gutanga intashyo kuko narazatse ari umushumba wacu wa paruwase ari inama muzabikorwa ari abakristo bitoro ryacu rya Runda kandi nawe arimo bampaye intashyo rero abakomeje kuza nyuma mukomeze mwakira intashyo z'abanyerunda. Itoro ryacu rya Runda riri ku cyicaro cya paruwase yacu ya Kamonyi. Imana yacu nishimwe kandi habe icyubahiro. Abo tutatangiranye rero intego dufite muri iki cyumweru ni intego ikomeye cyane ivuga ibigendanye no gushaka Uwiteka. Yesaya 55 umurongo waho wa 6 aratubwira ngo iki ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka kwagira gute mu mwambaze ariko mu mwambaza akirihe ariko ngo umunyabyaha reka ibyo agira gute ngo Imana nayo iramugirira ibambe pe. Wakomeye Imana amashyira no ndagira ngo nongere mbabwire kuba bugufi bw'Imana ngo umwambaza akiri bugufi. Kuba bugufi bw'Imana nuko aticaye ku ntebe y'imbabazi. Vuguta amen. Ngaho bugufi bwawe mu mwambaza akiri bugufi ariko bugufi bwawe wa mubyeyi we bugufi bwawe wa mugabo we nuko akicaye ku ntebe y'imbabazi. Ayihagurukaho rero arabagiye kure araba yicaye ku y'urubanza ukenyere ariko uyu munsi arakicaye ku ntebe y'imbabazi. Haleluya, haleluya. Nubwo byatukura tukutuku arabihindura umweru bisa na sheregi kuko yabwiye intama bwera ariko twageretseho amagambo avuga ngo abakiranirwa ntabwo bazaraga ubwami bw'Imana. Mwe kwishuka ngo abahehesa abajura abasambanyi ndimo kubwira baje vuba abanyaza bitimwa abagabo bengane n'ibindi n'abasinzi n'abandi ariko ku murongo wa 11 haleluya akaduhumuriza akatubwira ngo kandi bamwe muri twe ngo twari nk'abo muri abo basinzi n'abasambanyi n'abajura ariko ubu twaruhagiwe. Haleluya, haleluya. Ongera umumpera icyubahiro Yesu. Twaruhagiwe, twarejejwe, twaratsindishirijwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Ongera umukomera amashyi Mana yakuganye natwe itubwira amagambo meza cyane mu migani 17 18 umurongo wa 17 atubwira ngo ikunda bayikunda kandi abayishakana umwete bose bazagira gute. Mureke tuyishakane umwete Imana yacu. Imana yacu nishimwe cyane. Tugenda ku magambo y'uwo bita Samusoni ukuntu Imana yamuhamagaye ari umunaziri yagombye kuba umukozi w'Imana kandi ko kwabawe mu gihe gikwiriye ariko igihe kigeze uwo bita Delila aramwinjirira. Amaze kumwinjirira igihe kigeze urugamba rugamba nababwiye ko nta rugamba rutorwaho. Arwana n'icyo bita zirangabo zari zimusumiye ariko azigisha urwasaya rw'indogobe rwonyine rukubita abantu igihumbi bose barapfa. Ariko ikibazo cya Samusoni intwaro aragenda arayijugunya. Muri iyi minsi abantu bajugunya intwaro yitwa amasengesho. Mugenzure neza niba murimo gusenga ubudasiba. Imana yampaye ubutumwa ngo nzababwira ngo ntabwo mwasibye. Wese urimo gusenga ubudasiba Imana nidusange kandi Imana nitugire neza. Ubukurikiyeho rero tuganira amagambo y'umugabo wita Dawidi n'intwari yitwa ngo ni Goliyati ariko nta butwari bwe kuko yaratsinze. Reba Goliyati ukuri imbere hari ibibazo hari n'amarazi kuri imbere ariko Imana yacu yaratsinze. Uwo bita Dawidi arwana n'uwo bita uriya Mufilisitiya ijambo ryanejejemo yerura ababwira ati Umufilisitiya utaragize gute utarakira abateye ubwoba tumufilisiti utarakira. Mana nidusange kandi Imana arwana nawe rero akimuca igihanga kizana mu Bisirayeli induru ziravuga ariko icyanejeje ngo na babandi bari bitsimbye ahantu kugira ngo barebe ukuntu Goliyati atamushwanyaguza bari mu myobo maze ngo bavumbukamo rero
abagore n'abana n'abagabo noneho ngo bazana n'ibinonko n'itaka batera kuri Goliyati. Imana nidusange kandi nababandi rero mujye kubazana bavumbuke mu byo. Komera Imana amashyi kandi ushimire. Ejo twaganiriye amagambo akomeye n'ejo bundi muri Yeremiya 29:13. Imana yacu ni Imana y'amahoro. Vugutamere. Imana yacu ni Imana y'amahoro. Mureke tuyishakane gusa umutima wacu wose, ariko ubundi ni Imana y'amahoro. Ejo rero narababwiye mbabwira amagambo akomeye ari mu Baroma 2:7 hatubwira ngo nimureke ngo abashaka ubwiza vugutamere icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora neza batagira gute muyobozi wa niba turambwiye akantu none hakamura ku mutima we kavuge uziko ngo hari abamenye iyi nkuru umuntu umwe akaba avuga ati ngiye mbaye ntanze vanse nkorera Uwiteka y'amakesi 10 ya fanta muri amakesi urero urufunguzo rwa muhore murebereye Imana yo mwijije kandi cyane vugutamere n'ibindi kandi n'ibindi biraza. Reka dusome amagambo dusanga mu rwandiko rw'Abaheburayo hanyuma tuze kwakira umushumba wacu aze kuza kudukorotirira iki giterane dusoza iki cyumweru. Umushumba wacu twari dufite n'ibyifuzo bigeze muri 3. Icya mbere cyari ikigendanye no kwihana. Iminsi 2 ya mbere yari yo kwihana twiyeza dutungana intwaro yacu tukongera tukayigarura mu ihema. Iminsi ya kabiri ibiri kurikiranye yari iminsi yo gushima Imana. Uyu munsi rero ni umunsi ibyifuzo bigiye kuza mu kabisengera mushumba wacu. Kuwa gatanu kuwa gatandatu ni umwanya w'ibyifuzo dusaba Imana. Babandi bafite amadiplome, babandi bafite bya byifuzo babandi bafite muze kuza hano umushumba icyo cyangwa buriya marayika w'Imana bayamurana byose agiye kubikusanya mu minota tugiye kumuha hanyuma aze kudufasha. Hari amagambo dusoma mu rwandiko rw'Abaheburayo twihuse mwahageze igice kimwe umurongo waho w'8 n'9. Ariko iby'umwana wayo byo yarabyeruye. Haleluya. Ubu ntabwo bikiri mu ibanga yarabyeruye. Vugutamere. Haleluya. Ariko iby'umwana wayo byo yarabyeruye. Ati intebe yawe Mana niyiteka mwavuze ngo ryose. Oya yarabyeruye intebe oya niyiteka ni umugaba w'ingabo iteka yarabyeruye Yesu. Vugutamere. Imana yacu ishimwe cyane. Inkoni kandi y'ubugabe bwawe n'inkoni yo gukiranuka. Ndashakira ijambo rero bita gukiranuka nibyo tugiye gusoresha iki giterane cyacu cy'icyumweru. Muvane hano gukiranuka ibindi byose zabitwongere. Vugutamere. Oya nimureke oya dukiranuke ibindi tubiyiharire kubwira cyari niyiteka byose. Hepfo ku murongo w'9 hatubwiye ngo ikirere ngo kuko wakunze gukiranuka. Haleluya we. Abantu bagiye gukunda gukiranuka muri iki gitondo. Vugutamere. Kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome. Ibi bintu bibiri ndio nshaka kugira ngo twange muri iki gitondo mu izina rya Yesu. Kuko wakunze gukira tuma Imana ariyo Mana yawe. Haleluya. Umva kondisiyo imwe gusa ya mbere nukunda gukiranuka Imana iramanuka iba Imana yawe. Vugutamere. Nukunda gukiranuka byabindi byose kuko ubwami bw'Imana wamaze kubwakira n'ibindi byose irabiguhana nako. Imana yacishimwe cyane. Kuko rero ngo wakunze gukiranuka ukanga iki aka kantu ntabwo murimo kukumva ngo nicyo gituma Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima ikakurutisha abagenzi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mwakomeye iyo Mana makire. Icyambere mbasaba reba ahantu wakiraniwe, reba ahantu wavuye ukagwa, reba ahantu wagiye kure y'Imana wongera ugaruke mu rugo rw'Imana. Uriya mwana w'ikirara ngo yisubiyemo. Haleluya we. Icyambere ni ukwisubiramo gusa kwawe ukagaruka mu rugo. Vugutamere. Ikanzu zirahari barakubagira ibibyibushye rwose ariko ngo agize gute
wigenzure neza rero. Nukunda gukiranuka ukanga ubugome, iyi ntego turimo igendanye no gusengera cyangwa se gusohoza cyangwa se gusengera abageni bacu bashya, ndababwiza ukuri muraza kureba. Ubwo turi kumwe n'umushumba wacu ushinzwe ivugabutumwa, buriya wabona ndabizi buriya niko afashwa cyane, kandi ejo yagakomeje mwabona tuzaniye n'umushumba wacu mukuru. Numva mutabyakiriye mwayikomeye amashyi mukaba muyihaye Imana yacisha nawe agahita bumukarumeri kandi vuga utamera. Imana yacu nishimwe kandi hamwe ikibaye, ariko si ubundi sibo ubundi Karumeri abanyamasengesho ntawe utabajyamo. Vuga utamera. Nta muntu utaba umukarumeri, nta muntu utaba umunyamasengesho, kandi namwe mwese gasaba. Imana yacishimwe cyane. Icya mbere rero ni mukunde gukiranuka. Vuga utamera. Hanyuma mwanga iki? Ubugome, mwanga icyaha. Imana yacu nishimwe. Kamvuga utuntu tugeze kuri 3 cyangwa 4, hanyuma ndari kumushumba wanje aze akombine bya byifuzo buri mwuka yamaze kumugeraho. Arakazi agasani ari ejo atubwiye ijambo gusa ryitwa kwezwa. Niba mwamaze kwezwa mukaba mwageze mu nzu y'ibiryo by'abantu kandi zibiturimo. Imana yacu nishimwe cyane. Icya mbere, Imana yabamenye kera. Vuga utamera. Amen. Haleluya, haleluya. Wishidikanya wikwi oya mwene data mu Islam, njewe nashize icyifuzo imbere y'Imana gasave ngiye uzampa ikimenyetso wenda mbona umuyisilamu none byamuzanye wakomeye Imana uriya rero yari ikuzi mwene data, yari ikuzi kera yuko iyi saha uyu mugambi wayo ari uyu munsi kugomba gusohoka. Ejo twakiriye n'abandi bakatolike, twakira n'abo muri Eperi, twakira n'abametodiste, nabo barashaka kuza gusezerana, barabivuze umuyobozi wa niba turarabifite arabizi. Ariko none icya mbere nuko yabamenye. Icya kabiri rero ndashaka kugira ngo mbabwire, Imana yatumenye tukiri no mu nda za ba mama. Vuga utamera. Cya gihe bagutwite iyo yari ikuzi. Imana yacu nishe. Icya gatatu, Imana irakuzi turi hano ku isi. Wikwigayira wivuga ngo urapfuye, bwira Satani uti Imana iranze n'iritari ryagize gute? Ryarakeye. Haleluya. Imana yacu nishimwe kandi hamwe icyubahiro. Ikindi, Imana yacu iratuzi na nyuma y'ubuzi. Ongera uyikomera amashyi yishimye. Mumfashe rero turari kumushumba yigire hino ibi byifuzo byose n'iby'Imana yamushyize ku mutima. Mumfashe duhaguruke namwe munananukiremo ibintu byose. Iyi minota nsigaje adukorotirire iyi gahunda igendanye n'aya masengesho na bya byifuzo twazanye n'abana bacu. Nabiza akunda abana kandi cyane. Imana yacu nishimwe kandi yarabikora. Ndagira ngo rero dusenga Imana, ndagira ngo twinginge Imana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mana turagushimiye kandi turaguhimbaye. Turagushimiye kuko wongeye kuvugana natwe. Turagushimiye kuko ukomeje kuvugana natwe. Ugiye guhita mu mukozi wawe. Nanjye ndamwingingiye cyane kugira ngo imbaraga zo mu ijuru zimwururukire. Ubwiza bw'Imana bube kuri we. Mwuka wera w'Imana be kuri we. Ururuka rero ubane nawe, utangirane nawe, kandi igihe gikwiriye usozanye nawe. Tugukomeye amashyi menshi na nanjye mbisabye niyo nanone mbyingingira cyane mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu. Amen. 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 Haleluya. Amen. Asabe Mama Fisto nawe suhuza iteraniro anabaramutse rwose ntacyo. Haleluya, haleluya. Amen. Komera Imana amashyi tumwaka. Sengera hariya muri paruwasi ya Remera ku itorero rya Kibagabaga, muramuzi ko ari inshuti ya hano i Gasafi. Nagira ngo rero nk'uko umushumba amaze kubivuga, dufate umwanya uhagije wo gusenga, kandi ibyifuzo tugiye gusengera namenye ahantu tugiye
kubikura. Hari ijambo mwishuriwe rikomeye rivuga ngo ibidasobanutse Imana igiye kubisobanura. Murebe mu kubara igice cya 17 umurongo waho wa 16. Kubara 17 umurongo wa 16. Karavuga ngo Uwiteka abwira Mose ati bwira Abisiraheli baguha inkoni, umuryango w'abasekuruza wose uvemo inkoni imwe, zitangwe n'abatware babo bose nk'uko amazu y'abasekuruza ari, inkoni zose zibe 12. Wandike izina ry'umuntu wese ku nkoni ye, wandike n'izina rya Aroni ku nkoni y'Abalewi. Ndashimira Imana ko hari uwizahijwe. Wandike n'izina rya Aroni ku nkoni y'abaki Kodejo yanatowe. Gose niba Imana yabivuze ikabanza ikavuga ngo abandi ugende wandika amazina yabo bazakubwira, ariko ku Balewi Aroni niwe mukandida wanjye. Ndashima Imana ko igivuga izina ryo wishaka. Turengi wandike izina rya Aroni ku nkoni y'Abalewi, kuko azaba inkoni imwe y'umutware w'amazu y'abasekuruza wese. Uzibike mu ihema ry'ibonaniro imbere y'ibihamya aho mbonanira namwe. Uwo nzatoranya inkoni ye izarabya, maze imbere yanjye mare kwitotomba Abisiraheli babitotombera. Imana igiye gusobanura ibintu bidasobanutse. Muyamashyi nanezerewe ndavuga ngo mwari muzi ibintu bita kwitotomba. Kwitotomba muzi ibyo ari byo. Hari n'igihe umuntu anagutukira mu matamatama, igitutsi ntagisohora ariko akitotomba kivugisha utuntu, akavuga ngo akaza udiko, akaza utuntu. Imana iravuga ngo ibyo bintu byo ndaza kubihanagura bimareho, noneho kwitotomba ngiye kugukuraho. Ibyo kuvuga ngo ese ngo bariya ngo kubera iki Mose ayobora, hanyuma murumuna we Aroni nawe akayobora, hanyuma Miriyamu nawe mushiki wabo agahanura agatera amakorasi, ese nta bandi Imana yahamagara? Imana irabumva bitotomba. Wari utuntu twitotombo Imana iba yarabonye bavuga ngo igiye gukora ikintu rero nabyibimareho. Shima Imana kwijya yumva ibyo bitotombamo, yarangiza igafata icyemezo ngo iyi nkono zizana ahantu habi bihamya. Hari ahantu Imana yashyize ibihamya ngo kandi ubijyana ahantu njya mbonanira nawe. Ndashimira Imana ko twageze ahantu Imana ibonanira nawe. Haleluya! Ahantu niho tujya tubonanira n'Imana. Aha rero hari ikintu muri iki gitondo igiye kumaraho neza. Ikintu bita kwitotomba, ibintu bidasobanutse. Imana irabihagurukiye kugira ngo nabyo bisobanure umurongo. Nambwira ngo izo nkoni ko ari 12 uzibike, hanyuma uzijyane mu ihema, inkoni zarabya. Uwo niwe nzaba natoye. Harimo rero Abisiraheli bashakaga amajwi, baravuga bati yewe izarabya tuzemera tuyobore, inkoni zarabya azatuyobore. Mose agiye kuzibika, barabanza baragenzura ngo barebe yuko ntayo yaba yashyizeho indabo, basanga ntayo. Nawe ataha
buri abantu bagenzura bakareba utuntu n'utundi. Mose arazibika ari 12, hanyuma museruka rukambye nijoro. Haleluya. Aramanuka afata inkoni ya Aroni arayitaka. Imana ikumere ibinuri, ikumere umutako w'ijuru. Hara abantu Imana yavuzeho kandi iby'Imana yavuzeho izabisubiza. Kandi Imana izashyiraho indabo nijoro, mu gitondo bazisange. Kwitotomba guhite gushira. Haleluya. Kwitotomba guhita gushira. Ndimo ndareba ijuru ryaje nijoro, rireba inkoni n'amazina ritoranya Aroni ritakaho indabo. Mu gitondo Mose azindukana n'Abisiraheli, bose baje kureba inkoni yarabije. Tiyo nkoni yande, bamwe bati ni Yuriya niwe mukuru, abandi bati niyo kwa Rubeni, abandi bati niyo kwa Simiyoni. Aho Imana yamenye ko ariyo kwa Aroni. Mose azikuyemo, Aroni nawe atabizi, asanga inkoni ye yarabije. Haleluya. Asanga inkoni ye yarabije. Abantu bose bitotombaga bahita babireka, bahita baseka. Baramuhobera batumva, tuyobore ubw'inkoni yawe yera. Ubw'inkoni yera Aroni nabo mutanga. Giye kubasabira Imana iguha igihamya kizatuma bera. Umuntu wagusuzuguye, Imana izana igihamya gituma kwitotomba gushira iwanyu mu muryango. Imana izana igihamya gituma kwitotomba gushira haba mu baririmbyi, hari mu ijwi ry'Imana, hano muri Shalom, hano muri Wera, hano muri Libature, hano Gasave, hari akuruhimbi, hari muri Arufara, muri Karumeli, hano mu Badiyakoni. Kwitotomba Imana izana iki gituma gushira. Umuntu wavuze ngo muzindurwa n'iki, none azamenya iki tuzi. Ubwo twagezeho tubananira n'Imana, nagira ngo mbasabe uyu mwanya dusenga Imana. Dusenga Imana. Muranyemerera dusenga? Muranyemerera dusenga Imana igimaraho kwitotomba? Muranyemerera dusengera ibyifuzo ku munsi ariko wa gatandatu? Mbese urukumva ibyifuzo wamaze kumenya ibyo ari byo? Uri kumva ibintu twabwira Imana wamaze kubyumva? Ijuru rigiye guza rizane igisubizo, ibidasobanutse bisobanutse. Amen. Reka rero turebe, uyu munsi ni kuwa gatandatu. Imana itangira uyu munsi bisobanutse. Itangira uyu munsi bihishusho. Itangira uyu munsi korane n'uriya mumarayika. Uriya mumarayika wazanye indabo ku nkoni ntabwo arasaza, ntabwo arareka imirimo, ahubwo aracyakora. Niyongeraza n'izindi ndabo azigushireho. Niyongeraza n'ikindi gihamya akizane, bamenye ko twizeye Imana ishobora bingahe. Mwese muvuga ijambo ngo Imana ishobora byose. Subiramo ngo Imana ishobora byose. Rero kubikubwira iby'iwanyu batashobora, Imana izabishobora. Iby'umugabo wawe batashobora, Imana izabishobora. Iby'itorero ritashobora, iby'umushumba wawe atashobora, Imana izabishobora. Iby'umugore wawe batashobora, Imana izabishobora. Iby'amafaranga atashobora, Imana izabishobora. Imana ishobora byose. Ize nonaha itangire tukiri hano, itangire icyerekezo bidafite icyerekezo. Itangire isobanura ibintu bisobanura. Itangire imareho kwitotomba guhari. Nyuma yaho turaza kongera gusenga, ariko muhaguruke noneho mufate inguni, muhindure n'ibyimbo, muhindure ibyimbo. Fata agashakoshi kakwihana, abantu bashaka gusaba Imana imbabazi, abantu baguye, zamura ikiganza ndebe uko mungana, hanyuma tubasengere kandi tubasabire Imana imbabazi. Ndabona hari n'abandi, nimuze mupfukame hano tubasengere, n'abari hari inyuma muze kubasengera. Hari impamvu aba bana bazindutse, tugiye kwakira umugisha w'Imana kuri aba bana. Komera Imana amashyi kuri aba bana.
ishimwe cyane. Imana imbazwe cyane kumva ibyasi zamusengesho twakumisha. Mwami Imana yacu, Mana nanone turagushimiye kandi turaguhimbaje. Turagushimiye ko uri kumwe natwe, turagushimiye ko umaze gukomeza kuvugana natwe mu ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ni inkomezi, ijambo ryawe rirakiza. Igihe kigeze abigishwa babonye abana bagusanga, abana baracyaha barababuza, ariko urababwira ngo nimureke abana bato bansange, kuko bameze batyo ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Turi muri uyu mwanya rero, abana bato bateye intambwe, baje aho uri, barashaka gukorana nawe, barashaka kugendana nawe. Mana yacu, Mana yacu, turabazamuye imbere yawe, ubahe gukurira muri wowe, ubahe kugendera muri wowe. Ejo nibo bakozi b'Imana zatangiye tugiye kuza, kandi niko tubashinganishije. Uko wamenyeye Yeremiya kera ukamumenya akiri umusoro kubera nyina, umaze kumumenya uramweza, niko wamenye n'aba bana bato bakiri mu nda za ba mama bamaze kuvuka. None muri uyu mwanya Data, turabazamuye imbere yawe, turabashinganishije, turabasengeye, ubabureho imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo. Tubakureho ya mivumo yayigirije bagendamo mu izina rya Yesu. Turagushimiye kuri kumwe natwe, turagushimiye kutubakirije, watubwiye neza ko abana bato ni umwami n'umugisha uturuka kuri wowe. Ibyo turabigushimiye Mana, turabashinganishije. Ukomeza kutugira kubarinde, ubakomeze, ubahe gukurira mu nzu yawe. Turagushimiye Data ko ubyumvise. Ab'itorero turagushimiye, ab'itorero tugukuriye ubwatsi, ab'itorero hano muri iri teraniro harimo umuntu ugiye gusengera utegereje urubyaro utararubona, ari hafi, azamura ikiganza turebe. Hari undi muze hano, muze tumusenge. Imana igiye kugukorera igitangaza. Marira agiye kuzimurwa n'impundu. Haleluya. Muzabirebesha amaso yanyu, Imana igiye gukora igitangaza. Haguruke hamwe arupfa, muze hano hantu, muze mukuru n'umutunga. Haguruke iteraniro mwese, hari igihe bazaza gushima bateruye abana, namwe muvuge ngo Uwiteka yakoze ibikomeye, natwe turishimye. Ikimenyetso cyabyo rero tugiye guha Imana amashyi, mushyiremo n'impundu. Uwiteka hari ikintu agiye gukora, abana bazamuye ibiganza n'igitangaza kigiye kuba. Abo tubona niba ni Uwiteka ni hano, hari kwitotomba kugiye guhagarara, hari ibidasobanura.
kiriya giseke mubona kindi ni cyo gushyigikira umurimo w'Imana. Yego, Imana yacu ishimwe. Ariko reka duhere kuri iki, reka turarike babageni bacu dufite kwa gatandatu bigira imbere, abaje bigire imbere, tubarange mu iteraniro rya Nibature mu izina rya Yesu. Bivyo. Yego komanda. Abaje bigira imbere, abazasezerana kuwa gatandatu, ukuvuga ngo isatatu. Bazasezerana isatatu. Saa yine ni ukwifotoza isaha yose. Saa tanu ni ugukatagato hano mu rusengero twese. Amakese 12 kandi tuzakoresha amakese 30 ya fanta kuko uru rusengero zaba ririmo abantu benshi n'imiryango yanyu muzayitumire. Niyo mpamvu twakize saa 3 hamaze gucya, tuzarangiza Nibature, hanyuma muhite mujya mu rugo mukarabe, mwambara imishanana, abandi mwambara amabaze, abagabo twambara amakoti n'amashati, kandi muzambara amashati izo ntwererano rero zavuye mu nshuti y'abantu ba Nibature ba Gasave. Bamwe mujya mubona baza hano barafashwa, umwe niwe waduhaye amakesi 10, undi ahita atanga amakesi 2. Ubwo rero namwe mwegeranye, ufite andi makesi 10 nawe azegere Daniel yamuhe, undi ufite amakesi 5, undi ufite reka anabivuge ndakira giseke ariko banazundaho. Yego, turahera hariya nyine. No kuvuga ngo aba rero babandi twaganiriye uyu munsi isaa 11 muraza mu nama mpuzabikorwa, umugabo ndetse n'umugore, kandi muzanye attestation de mariage yo ku murenge, ni ikigaragaza ko mwasezeranye ku murenge. Ku cyumweru tuzaberekana mu materaniro yose, iteraniro rya mbere, iteraniro rya kabiri n'iteraniro rya gatatu. Muzabyitegure ku cyumweru rero, ejo izitegure ko ugomba kwerekana mu materaniro yose. Imana bahumugisha bakongeye mugakomera Imana. Nizera ko dufite couple zingahe? 7. Ni couple 7. Imyenda muzambara nimwigwe mujya gushaka ivara cyangwa ikoti. Turarangiza ryari? Birarangira gute ngo mutahe? Reka turebe ikisigaye. Numva ikindi twababwira, nushaka kwandikisha invitation uzandikisha, uvuge ngo umuryango wa kanaka utumiye abantu, nushaka gutumira abantu. Ntabwo tuzakora ubukwe muri aya masaha ya mu gitondo, iri teraniro ryo ryaye ubukwe, ariko tuzatangira iteraniro ry'ubukwe saa 3 hakeye, ubundi musezerane, nimurangiza mujye kwifotoza, mugaruke muri reception nkuko nabandi byababaye.
muraza kureba aho aba bantu batuye uko umuntu azasohoka nk'umugeni mu rugo. Kandi mwabona hari n'amavewiti n'amashipe aparitse akagutwara ukagera hano. Gusa imodoka zirindwi zabura mu bantu bari aho. Yazanye kugenda n'amaguru ndabihamije, mugomba kuza n'imodoka mufite n'ababaherekeje, mufite n'indabo mu ntoki. Abandi bose ko byababaye gusa, namwe muri abana b'Aburahamu. Niba mwaremeye ko umushumba yakoreshejwe n'Imana, iriya gurupa Rufa Karumeli gahagurutswa n'Imana baje guhanura bino bintu, bikaba byavuye ku Mana. Nimugoroba Imana ikatwereka ikimenyetso, Imana ikaduha umunezero ungana gutya, isezerano rikaba risohoye. Ibi bintu ni iby'Imana, nimutinda gutwerera muzashiduka musanga byarangiye. Niyo mpamvu no kubatwerera ni ukugira vuba, kugira ngo ndagira ngo musabe itorero imodoka zizaboneka. Ubwo rero mwebwe musobanurire protokolo aho mutuye, ubundi boroganiza abashoferi, imodoka bazihanagure, baparike, yinjire neza muza kurusenya. Yego, tuzagenda tubiganiraho guhera kuwa mbere. Abazajya bakererwa guhera kuwa mbere ntabwo muzabona aho mwicara, ni ukuzinduka. Abashumba bose bari abakozi b'Imana tujya kongera gutangira na kiriya cyumweru. Guhera kuwa mbere tuzaba turi kumwe dutegura ubukwe. Tuzajya buri gitondo tugenda tubivuga tugenda twibukiranya ubukwe uko buri bukorwe. Twateguye timu izabutegura, yaba muri Alpha Karumeli, yaba muri abayobozi ba Nibature. Mbese ibintu bimeze neza, bizaba biryoshye cyane. Kuwa gatandatu mbese ntabwo simbishyikira uko bizameze. Abadamu rero bavuze ko amakanzu yabo ahari, ariko ngo n'abagabo amakoti yabo nabo arahari. Twatura rero ubundi tukareba ko Imana idufasha tugasoza iri teraniro. Reka dukore umurimo w'Imana, mwakwisubira mu myanya yanyu. Muze kuboneka saa 11 muze kuboneka. Reka dukore umurimo w'Imana, dutanga icya 10 ndetse n'amaturo.